abandi bati abasesenguzi nayiki ryari twavuze ko nta gakiza kazava muri Trump rero ukabona umuntu n'umudiplomate ukabona n'umunyacyubahiro ameze nk'urimo kuvuga ibyiza bya Trump bya Washington na buri kimwe cyose gute Doha ese reka mbabaze ivomo rimwe ryavamo amazi yanduye irindi kava amazi meza ivomo ni Doha ndimo kuvuga haruguru Doha yakijije cy'abagazawi yego kugeza kuri iyi saha barimo kwishwa kuriya ntabwo turi kuri Gaza none Doha abagazawi n'abarabu mu byukuri tugiye mu kuri kw'ibintu n'abarabu n'abavandimwe bande abavandimwe b'abakatari sibyo none bamwirabura we Masisi w'Ikarehe Katana Muvira utegereje imbabazi z'abantu muri Doha muri Katari batagiriye impuhwe bene wabo urumva ibyo se birasobanutse ibyo se bifitiwe murongo arashaka Uvira cyangwa arashaka Rubaya n'ibirombe that is why intambara muri DRC bamaze kuyikura mu buryo buri bw'abantu buri human babushyira mu buryo bw'ibintu biri material always critical minerals ibiri mu nda y'isi niyo branding niyo CNN ivuga niyo BBC ivuga France 24 DW n'ibindi bitangaza makuru muri Somalia Amerika hazanye iterambere si yabanje kujya mu gihe cy'ubutegetsi bwa Siad Barre guteza ubwega n'iki byose bakabakubitira abasirikare bakabatwika bakagira gute bari abashababu bakagenda birukanka yego Trump na Amerika ya Trump sibo bashenye Afghanistan bakayendura iPhone hindura bivuzo aba bantu so bashenye Libya noneho Tripoli na Benghazi uburi bika bicitse bice bibiri kimwe cya Benghazi ujya no kureba Trump afashe igice kiyomoye kuri leta Amerika iri kuri Marshal Haftar wo muri Benghazi ntabwo iri kuri ku butegetsi bw'Tripoli bwemewe na Loni ya Amerika yego ibi bintu byo kuza kudividinga no kubaruringa isi yacu nka Afrika izayimenya ryari izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage Kia Niro Kia Sorento Kia K5 Kia K7 Toyota Prius Toyota Camry Toyota RAV4 Toyota Corolla Altis Toyota Vios na Toyota Yaris aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Bakunzi bacu turabasuhuje omurereye mu mpande zose z'isi mwebwe mukunda ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi turabashimiye cyane ndetse mukomeze munakore subscribe no kuri tuzamuke ntacyo bibatwaye hano kuri Gasaro News abambuze ndi hano kuri Gasaro News ni muze nanjye munshyigikire kandi nzi neza ko ibintu bizagenda neza kuko muhari ndi kwene Marshal n'umuntu wacu n'umuntu wanyu nzi neza ko benshi mukunda Marshal waramutse haramutse wambaye umukara kabisa umukara iyo umuntu yambaye umukara aba videographer baba bari kwisetsa ngo baba bafite ishusho nziza kabisa buriya se hari ukuntu baza abatumirwa ugasanga yambaye umweru mu videographer ntiyayimubwire ko kumva ateshawe umunsi shirangora ntago umweru ugira amatunzi kereka ko bivanze sicyo naringamije umuntu n'imikara no kubusanzwe gusa kuba nabyambaye hashyushye hagarutse ubushyuhe muri make ntago biri sawa ariko meze neza na cyane ko ejo nagize umugisha wo guhura n'umuntu umwe mu ba following muri Canada yaje muri konje kuko tutabyumvikanye zina genda rizigama birumvikana yego ariko yambwiye ikintu kiranshimisha ikintu cyambabaje no kwambwira ikindi kikambabaza karabaye yagize acyarambwira ati Marsha urumva yego ati ndagukunda ndabizi rwose urankunda rana following aho ngiye hose atari ko se waruzi impamvu ntihoya ati nari mfite musaza wanjye dukundana igitangaza yego yakubwiye imyaka mvaye na mukuru atakagukunda akabura nimero zawe yego bana munkurikiye hano kuri Gasaro News nimero zanjye nakamenyesho ko guteranya 250 7 8 3 9 19 ubwo nabishoje noneho ngo babura nimero zanjye umugabo gakankunda bitangaje noneho ngakajya abwira uwo musista we uburyo akunda ibiganiro byanjye akanamurangira akanamusharinga byose akamuhereza
Yego. urumva iyo umuntu umwe ari primaire undi ari kuri ordre secondaire wansharinga ikintu buryo wogire wakigusharinze kiba cyanryoheye wenda gishobora kutaryohera cyane n'urugero uwuge gihaye kuko cyamagurukije. Yego. Sha Sandrine nimero zanjye arazibura ngo tuvugane nyine aza Imana iza kumuhamagara mbega arapfa aritahira. noneho uwo musista aravuga ati ngomba gukunda cano n'ibyo ukora byose mu mwanya wa musaza wanjye nakundaga nubwo yitabye Imana atabonye nimero yanjye ngo muvugane n'ukuntu yagukundaga. Ibaze igeretse intekerezo ibintu bibiri umuntu akurikirana ibyo nka obligatoire noneho biziba icyuho cy'iki cy'umuvandimwe utakiriho akabifata nk'inshingano. Naravuze ngo ushobora gufata umuntu wakoze subscribe ukajya ni subscribe imwe ariko ifite uburemere buta subscribe igihumbi cyane kuko ni nka legacy ni nk'umuco wafite ko it's a must kagomba kujya gukurikirana ibikorwa byanjye haba mu kubitera inkunga mu kugira gute byose ibintu bishoboka ariko atari n'icyo ngicyo kuvuga ngo grand frère yaragukundaga akunda cano yawe jeweho numvaga ari ibintu bisanzwe ariko ahapfiriye ubu noneho patana rugi no kuvanga ntakubonye agabikora asa nk'ukavaringa icyuho cy'umuvandimwe wagiye atabonye nimero zanjye ngo tuvugane. Nukuri akomeza aruhukire mu mahoro. Ibi rero bidutera imbaraga kubera yuko ibyo tuvuga bihindura benshi. Muri 2012 na 3 M23 isubiranamo twakoze akazi gakomeye. WhatsApp zari zitaraza ikorabanga itaraza ariko hari ikintu ntazibagirwa. Ikintu ntazibagirwa hari umukoloneli wo muri M23 araswa witwa Colonel Makoma Imana murugo ridashira abantu baramuzi. Nagize amahirwe yo kubimenya umufamiliye umwe arambaza ati ko numva rwose ntameze neza nta makuru ufite ko nafite andi makuru abavise ku ruhande ndavuga nti sha nibyo byose ukurikirane neza byashoboka kuba nyine byagenze kuriya ariko urebe no mu muco wacu urabizi iyo umenye amakuru y'umuntu wawe umwe atarimo kukuryarya ngo telefone ngo ntiriho ngo twageze ahakomeye umuntu ntakiriho ufite amakuru y'igice uje kuyibonera yose n'impamvu ubona akenshi na kenshi duse nk'abasimbukira umuco wacu ko mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ubu n'umuntu ashobora kuvuga ati noneho ubu ngubwo menye umuntu wanjye icyamubayeho n'ahantu aherereye n'iki n'iki akanamushyingura mu cyubahiro biriya bintu bifasha umutima w'umuntu akumva arakomeye kuko umenye full package y'amakuru wari ukeneye wajyaga wumva ni cyane n'abantu abasayikologisite batubwira ko bakicaye ubu bategereje abantu babo we baragiye Canada wenda yagiye Burayi wenda yagiye kuko ntabwo yarashyikira amakuru y'ibyamubayeho. So ibyo dutangaza rero mvanze ibintu byinshi bikora ku mitima ya benshi. Niyo mpamvu Sandrine uzaharanire kutabeshya abantu kuri ino mihanda kuko uzabeshya umuntu ngo Uvira ntiyafashwe kandi yafashwe cyangwa Uvira yafashwe itafashwe uzaba umuhemukiye cyane. Nabonye ko ibintu tubamo tugiramo abanzi benshi n'abakunzi benshi abadukunda tutazi impamvu n'abatwanga bafite impamvu zabo bwite nawe ushobora gukwanga afite impamvu ye y'ahantu wakotoye y'ahantu wasetse kandi utagomba guseka haraguye umuntu yagufollowingaga. Bantu mudukurikiye ikira kintu cyejo cyanyigishije ko tugomba kubana n'abantu mu buryo buri virtuel kuko hari ugukunda mutarabonana mu maso ku maso hari n'uwakwanga bien sûr muri ubwo buryo ni ukwigengesera nase nabonye ko mfite challenge ikomeye cyane. Niyo mpamvu ubu urebera ku icano yanjye amanimero ndimo kuyamanika ahantu hose kuko abantu mu cyumweru kimwe bambwira ngo umwe yaguze nimero amadolari 50 undi yagurije nimero y'umuntu nimero yanjye kwiye kugurwaho ko kubera wenda ko ntayitangaza cyangwa nagira gutese n'urugero. So nta cyaha binteye ariko arabazikeneye ngo zibagirire akamaro. So nicyo ntangiriyeho rero nimeze neza iyo ubonye umuntu umwe utaruza amaso ku maso umwungutse nk'inshuti bari ikintu cyiza ariko icyo kintu cyuriya muvandimwe wagiye tutavuganye wenda nta ruhare nabigizemo cyarambabaje. Iyo nshuti nk'iyo tuza kuvugana amagambo nk'abiri nibura ndabona rwose nawe wifatikanyije nanjye shano kuri ibiko Imana birababaje akuzi nyine iyo story irababaje ikora ku marangamutima ukumva nyine we yabikoze nk'inshingano ati umuvandimwe wanjye ngomba kumukundira umuntu yakundaga agashobora ko yagukurikiranaga biraho ngaho akabicaho apfuye batavuganye icyo batabonanye urumva batari ikibazo. None se hari abantu nawe mukundana bisanzwe nyine ko mutarabonana virtually nkande par exemple uzarundi bo gukeka utarabona ku maso si benshi so abakunzi ba Gasaro News ndavuga hafi buriya Mugisha simuzi buriya Mugisha simuzi amaso ku maso Mugisha ni benshi Mugisha ni nk'umuvandimwe wanjye abadukunda baba batatu abenshi batanatuzi batubona kuri izi mbuga ngurukana bumenyi buriya nka Mugisha wowe aho uri muri Vancouver muri Canada pay attention waje mu Rwanda ntitwabonana urumva nirirwa nkubona muri Congo
ndirirwa nkuba uza no mu Rwanda aza no muri studio yacu Mugisha wa mugani namwe inspirinze kuza kuri social media n'ubwa mbere mushinje ku mbuga nkoranyambaga ariko ubutaha Mugisha nuza ritubonane cyangwa gikanza Vancouver ritubonane uzamenye ko zahita mfata umukasi nkagira gutya ibaze tugahita tumugira gutya na Sandrine kandi tugahita tumuku ese tuzamwakira he Sandrine Mugisha naza mu Rwanda tuzamwakirira he sha ku Gahembe u Rwanda ukuntu rufite ibintu byiza ko twabura tumwakirira ku Gahembe u Rwanda ni rwiza n'abarutuye oya avuga nawe press aho tuzajyana Mugisha kandi bizaba ese bizaterwa n'icyo ashaka yashaka kuza cyashaka se uza udutegeka uza utuyoboye ashaka kuza nese abantu bose bakunda bimwe ashaka kuza ashaka umuceri ashaka kuza ashaka umuceri ni wakunda kurya kenshi nyine uko niba ari umuceri harahari ahabugenewe ahabugenewe ibyo byose harahari Mugisha tuzamutembereza ahantu heza n'umuntu w'inshuti yanjye cyane ahantu heza Mugisha tuzagutembereza kandi rwose bizaba ari sawa ariko wongeye kuza ugacaho tutabizi abadesipora muza mukitsimba urumva uwitwa Willy uba muri leta yihera Willy ujya uza nka gatatu mu Rwanda mu mwaka nawe ntitubonane Willy nawe ndakuvuze reka nanjye mvuga umuntu wanjye sha umuntu witwa rero yihanganira nyine ndabizi ko ashobora kutabyishura ariko yihangane muvuga umuntu witwa Jean Paul Nkurunziza bahe Nkurunziza ubu yaragiye yari umuvugizi wa Rayon Sport yabaga muri Rayon nimba ntibeshye aba muri Canada hari yego aba muri Canada hari abarwa arimo konsumira ngo muri Canada ninde ubikwiye namarwa nsumiye Jean Paul rero yarambwiye ati donc ni umuntu dusanzwe tuziranye turazanye amasoko yandi mbona mbone iki hari abashuti banje wowe ufite amahirwe ko umuzi nyine amasoko bari inshuti ze ariko njyewe ndabitari deep cyane gusa turaziranye ariko mu kunyandikira yarambwiye ati nimba ari ikintu nkunda kandi nari nzi ko ari wa muntu nyine wikurikirana ibintu by'umupira ati nkunda kabisa show yawe n'umuntu bita Mashari ati ndabikurikirana nkabireba nkabirangiza akabireba byose ndetse arapime kazamuka ati ukuntu murana mushyiramo utuntu twa blague iyi weekend yambwiye ko azangurira agafi Jean Paul ubwo tuzajyana agafi ahantu tujya yambwiye gazangurira nangurira rero agatubutse tuzajyana agatubutse Sandrine izo tujya dusangira buriya nta n'ifite tujya turya ngo tuye kugira tuye gusigara uko zingana kose aho twariye nini aho twariye ntoya aho twacanga ikarita n'umuntu ashaka kuvuga rero tuzajya ahandi tujya kuzireba iyo bafi Mashari rero abo twagiye n'undi muntu wita bwikaraga cyane akunda ifi cyane uyu mugabo cyane ari kuri bari kirya akunda nimusohokana muzasohokane umugurira ikintu bisiki agafi pe uzaba umukoze rega jewe nubwo nakuriye i Kigali navukiye Butare Butare nta kiyaga tugira niyo prefecture itagira ikiyaga na kimwe uretse icyaro rwa Save cyamaze abantu gusa urumva Jean Paul nakubonye Jean Paul yari kubwira Jarike iwacu kuri radio Jean Paul kabisa amacuti yanjye Jean Paul na Sadate ngo ni parewe ni parewe mu makuru nzi ngewe nyine mpagazeho Jean uyu muntu amuparira ndabyibuka none ubwo Jean Paul ni mucuti wawe Sadate nawe ni magara yanjye buriya Sadate iyo turi kumwe muri ya VWT turaganira tukuzuzanya twaparika twagira gute nawe ndamusuhuje ni ukuri Jean Paul rero ndamusuhuje reka nkubwize ukuri buriya Sandrine nubwo abantu bajya batabiha agaciro umuntu kugira ngo akwapresiye haje muri two kuba nakubuze cyangwa atanakubuze appreciation ugite igikundiro whatever you want ni ikintu gikomeye sibyo kuko atekinga afata umwanya we sibyo agakurikira ibintu byawe nizi subscription dusaba abantu akayikora uzi ko ari umuntu ushobora gukora subscribe akamera nk'umuntu urimo kurasa machine gane byamunaniye arimo bikora nanjye nyine byangoze wumve nyine ukuntu byangoze ikiganiro cyose akakireba byangoze ku mutima kabisa ndavuga nti donc ni gacyo umuntu nyine nk'uyu Jean Paul arazwi ariko appreciatinga ibintu ukora akakubwira uti mu gihe abandi baguca intege urabona mwadutinije mwatumariye mega twebwe ntabwo tuba mu ntambara tuvuga mu kuri intambara ariko nta ntambara ziturwaniramo je nazaje umuntu mbuza kumwenyura cyane ko byongera n'iminsi yo ko urimo kwisazira bishobora kunyegereza expansion neza urumva bajya reka tumwe ariko tutishima ko hejuru y'ibyo tuvuga ahubwo tugira ngo dutange na entertainment abantu babashe kureba ibintu bumva bameze neza twagiye rero
ikibazo cya twigire mbere mu makuru ikibazo cya mbere nibiba biri ngombwa rwose Biba ari ko ngombwa cyane. dushimira nabo turenga tukabanenga niba ngombwa ko cyane. tunenga tuzajya tunanenga twanenga ntacyo bitwaye twese ko batunenga twigendere mu makuru nabonye rero umugabo witwa General Retired Richard Sejusa yego David Sejusa David Sejusa sha ewana my name Sak yagiye aragenda Afata avugira- Trump. afata Trump Sha. mu biganza akora hasi afata ikibando arakubita Ubundi- tubyita gukubita agafuka gacuritse ubundi arangije agera ku Rwanda rwose ati much respect much respect yego atubwo rero muraje Eh. muje muri DRC mufite icyaka cy'amabuye y'agaciro yaho icyo se critical minerals urumva yego muraje burya hari umwanya twanasomye iyo ntuze ntacyo biba bitwaye arabantu Nta dukurikira kibazo bazi rwose. indimi urumva Mm, ati mugeze ku Rwanda mukajya muroha ibihano mm, murugize buke miseri ibyaha byanyu murimo kurwikoreza uyu ni umujenerali ukomeye ari muri 27 batangije urugamba kwa Museveni Sejusa bamo bari batangije urugamba rwo muri NRM I think n'umusirikare mukuru yego atari mu gubamba barire Sejusa yakuriye ubutasi bwa Uganda urumva David Sejusa ni umuntu uzwi cyane mu gisirikare cya Uganda kandi ahari taringiye na mbere yo kwitaringa ni umuriberale arandika sibyo Yego. umuntu ubaye maneko w'igihugu mukuru mu gisirikare uramwitondera kuko buri ibyo avuga aba yabanje kubitekerezaho uyu mugabo rero yanditse ati does Rwose. Trump give a damn about any violence that kills Africans ashyiraho akabazo yabazaga nyine ahangaha ati remember him saying doesn't care what happens to all African shitholes. The reason he's interested in DRC is because of this rare cyangwa se ego if minerals not people hano tugende gahoro gahoro not people ati rwose ati kimushishikaje ni amabuye y'agaciro rwose Oh, ati se ntabwo- mwibwira ko Trump ashishikajwe n'umugabane wa Afurika yise kari mu misarani n'ubwiherero n'iki byose bwa buri wese ati kimushishikaje ni ubutunzi bwo mu nda y'isi Yego. urumva Yego. Afurika ifite ati ntazaze kubabeshya ati nta muntu n'umwe Trump ahangamiye impuhwe. amaso Trump Ahita ufata gaza akavuga ngo bayishyiremo plage twagiye ahita avuga ngo so that it makes any difference whether we accept his what accept his kidnapped Yego. victims eh so-called criminals or not, but playing along with his illegal and immoral adventures can result in a situation of the famed the camel's nose in the tent. So this at camel looking for warmth in winter asks owner of tent to allow it to at least put its nose in. Yo rero bibaye byinshi cyane. Arimo gutanga urugero ku ngamiye. yavugaga ati niyo mpamvu ntabona impinduka byagira niba twemeye abo avuga ko ari abanyabyaha yabashimuse cyangwa niba tutabemeye ariko gukina umukino wo gukurikira ibyo bikorwa bye bitemewe n'amategeko kandi byuzemo umwanda bishobora kutugeza muri cya kibazo cya wa mugani uzwi izuru ry'intama rigiye mu ihema uwo mugani se wawuca ryari nyine nibyo yavuze yego arangije ati hari inkuru ivuga ko mu gihe cy'ubukonje mu butayu ubu turi kubasemera yabivuze mu cyongereza ati ingamiya yasabye nyirihema ngo ayemerere nibura gushyiramo izuru ryayo ngo yikingire ibaza ariko izuru ryinjiye yasabye ko n'ijosi ryinjira hanyuma amasore nyuma amaguru kugeza ubwo yinjiyemo yose igatwara ihema nyiraryo akaburizwamo ni ukuvuga ngo ingamiya yarinjiye izuru byarakundaga ati nuko n'abanyamerika bameze nka ya ngamiya isaba kwinjiza izuru ije gutwara ihema ati ntibihagarara ni umunyabwenge baje batubwira bati nimuze mudufashe muri Somalia turagenda turapfa hanyuma bati nimuze sibyo dukora kuvuga ibintu yego mudufashe muri Sudani y'Epfo bati na ya David turagenda turapfa nyuma bati mwibagirwe u Rwanda mukomeze mukoresha imyenda n'udupampiri twakoreshejwe mu kindi gihugu kandi twabikoze kandi banafatira ibihano u Rwanda rwonyine
ubu noneho bati nimwakire umunyabyaha witwa Garcia urebye neza ibyo ntibizahagarara ejo cyangwa ejo bundi bazadutegeka bati tubarizeho ikivu n'uruzi rwa Nili tubarenzeho yego yego tubarenzeho ikivu n'uruzi rwa Nili none ntibajya basabagaza guhingwamo intuze icyo gihe ntituzaba tugifite amahirwe yo kubyanga kuko indogo bizabageze he mu nzu ariko se ibingibi yego ni David mugenzi wanjye turitiranwa ntabwo ariko ni General mugenzi we urumva ibi turabivuga kubera ko uri umuntu ufite background yoroshye abandi bati basesenguze nayiki ryari twavuze ko nta gakiza kazava muri Trump rero ukabona umuntu n'umudiplomate ukabona n'umunyacyubahiro ameze nk'urimo kuvuga ibyiza bya Trump bya Washington na buri kimwe cyose gute Doha ese reka mbabaze ivomo rimwe ryavamo amazi yanduye irindi kava amazi meza ivomo ni Doha ndimo kuvuga haruguru Doha yakijije cy'abagazawi yego kugeza kuri iyi saha barimo kwishwa kuriya ntabwo turi kuri Gaza none Doha abagazawi n'abarabu mu by'ukuri tugiye mu kuri kw'ibintu n'abarabu n'abavandimwe bande abavandimwe b'abakatari sibyo none bamwirabura w'Masisi w'Ikarehe Katana Muvira utegereje imbabazi z'abantu muri Doha muri Katari batagiriye impuhwe bene wabo urumva ibyo se birasobanutse ibyo se bifitiwe murongo Trump ngashaka Prix Nobel de la Paix ngivuye muri Uvira arashaka Uvira cyangwa arashaka Rubaya n'ibirombe that is why intambara muri DRC bamaze kuyikura mu buryo bw'abantu buri human babushyira mu buryo bw'ibintu biri material always critical minerals ibiri mu nda y'isi niyo branding nibyo CNN ivuga niyo BBC ivuga France 24 DW n'ibindi bitangazamakuru ikibabaje muri ibi byose kuko uyu Sejusa arimo kubivuga yego ninde ubyitayeho Sandrine nta muntu ubyitayeho muri aba bantu bacu sibyo bari inyuma ya Trump abandi bari inyuma yandi bintu nk'ibyo ngibyo yego sinzi icyo urubyiruko ruzakora ku bakiri batoya yego Trump ni umuperezida w'igihugu gikomeye ku isi cyane kandi azanye igitekerezo cyiza bien entendu ntabwo umuntu yacyanga ko nawe ni umuntu ariko tubaze dukore ubushakashatsi muri Somalia Amerika hazanye iterambere si yabanje kujya mu gihe cy'ubutegetsi bwa Siad Barre gutezayo ubwega n'iki byose bakabakubitira abasirikare bakabatwika bakagira gute bari abashababu bakagenda birukanka yego Trump na Amerika ya Trump sibo bashenye Afghanistan bakayandura iPhone hindura bivuzo aba bantu so bashenye Libya noneho Tripoli na Benghazi ubu Libya bicitse bice bibiri kimwe cya Benghazi ujya no kureba Trump afashe igice kiyomoye kuri leta Amerika iri kuri Marshal Haftar wo muri Benghazi ntabwo iri kuri ku butegetsi bw'i Tripoli bwemewe na Loni ya Amerika ibi bintu byo kuza kudividinga no kubaruringa isi yacu nka Afrika izayimenya ryari cyo ko harababizi ariko mu kubimenya rwose ntakubeshye wenda abantu bafite uko babikora muri diplomasi don't trust America nishaka ibyumve urumva ukisho kubishaka America ntago ari umuntu wo kutrustinga uyu munsi kuri radio twabyukiye mu kiganiro cy'abantu barimo gukora kampani zo gutrustinga intuze ngo trust me niko bitwa ariko gutrustinga America izaza nk'indogobe wabwengije izizuru ikinjizamo n'intuze n'umutwe ikarangiza iheme ritwaye wowe wayigiriye impuhwe urumva muri diplomasi nyinshi cyane sibyo diplomasi yijije izuru rya Amerika mu karere k'ibiyaga bigari baraje ngo baturengejeho Nyungwe barayitwitse baturengejeho Ikivu turarangiye ubundi ninde muntu wigeze akora ubushakashatsi natwe bitangazamakuru ngo tumenye Sandrine ubuzi dosiye mbona ikenewe muri akarere k'ibiyaga bigari ni nk'ebyiri z'ingenzi iya mbere tuza bitwaga Bafote na Biserere barabajyanama muri presidence ya Kinshasa Tshisekedi yikuyeho bivuga ko bamugiriye inama ahanini yo kubana n'u Rwanda neza kandi bakagira ikintu bageraho uwo bita Beya François Beya amaze imisi akuriweho ibihano ibirego nawe yari umwe mu bantu bakomeye muri security apparatus appareil secrétaire ya Republika Demokarasi ya Kongo nawe yavuzwe mu kubanisha u Rwanda na Kongo n'abandi banyarwanda tutazi so nkibaza ko twese ntawe urakora investigation ngo tumenye ngo intandaro kugira ngo umuyobozi w'u Rwanda n'ubuyobozi bwa Kongo bagira ubucuti kugira ku rwego rw'u Rwanda rushaka kubaka umudugudu isanzwe yubakirwa abantu muri legacy y'u Rwanda muri Nyiragongo sibyo ni iki kintu cyashwanishije ibyo ngibyo bamudacumura baraswa bandi yari baraswa FDLR ziri operation ntizari hejuru cyane y'ibyo umuntu yatekereza ngo ni Konobuse mu buryo cyangwa ubundi yego Konobuse zibura kusukuza ikarasa FDLR ntisanzwe siba ibihugu byabishatse igisa nayo
umoja wetu ntiyabaye kimya n'iki byose. None Amerika n'abandi batekereza batyo baza badukuremo yuko ibihugu byacu bishobora kwibanisha byabishatse alafrikene tutarinze kuvuga ngo bagiye kudushakira za prix Nobel zigeretse ku ntuze no ku bucakura bungana kuriya. Yego. Afrika izakanguka ryari? Africa Union iraho ngaho dore iri karaga mu ntebe Addis Ababa, SADC irimo kwidrapa urumva. EAC yose nakubwira imeze nk'irebesha ijisho rimwe irindi rihumirije. No, nguko se Jusha yabivuze. They have to leave alone Rwanda urumva, bakatureka ariko kandi bakareka no kuzana uburyarya bwabo mu karere k'ibiyaga bigari. Icyo ni icyambere. Icya kabiri nashaka kuvuga gifatanye n'icyo ngicyo ntago ari ikintu kirekire cyane. Nukuba nk'ubu ngubu Masad Bros ashobora kuza akajura role yo kunga abakongomani, ariko abakongomani barimo n'abavuga ikinyarwanda bagasuzugura inama bahabwa na General Rwankunda ariwe munyamuryi ariwe muntu mu maraso yabo, sibyo? Yego. We tuvuge ntabwo nzi ngo agira inama cyangwa agira gute, inshingano ze ntabwo nazimenye ubu ngubu. Ariko you are just looking for Masad Bros and while forgetting umuntu wanyu ari mu maraso yanyu. Masad Bros yaba kubahuza abantu gute atazi n'ururimi bavuga, atazi n'umuco bavuga, yagira no kuruhimbi ntamenye no kubategura nayo mata k'ibintu byose bigendana n'umuco. Twibagirwa ibyacu, tukibagirwa abacu urumva, tukajya kureba abantu bakure. Hari umukongomani umaze iminsi ahabagariye abantu kuri social media, arimo ni viral, ni video iri viral ko ntuze ku mbuga nkoranyambaga, arimo ahamagara ngo nyakubahwa Perezida Kagame ngo adufashe ukatuyobora urumva. Ba Steve Mbigendo ubona iyo video avuga ati nibura Perezida Kagame aje n'urugero ntanga twabona imihanda twagira gutagenda urebe mu Rwanda ibintu nk'ibyo ngibyo. So ibyo wenda tureke kubyinjiramo cyane, ariko hari n'abakongomani bafite imitima yo kwifuza kubana n'u Rwanda. Yego. Rudovika Karenga yafungiwe iki? Sa Karenga n'ukuri yavugishwa n'umugabo uzwi cyane muri Kongo. Ni benshi bafunze amazina batugiye kuyazana bari M23 turimo gukomplainga ko bafungurwa. Twari tubazi ku mateleviziyo bari bagiranye n'abakongomani bagamije ineza hagati ibihugu byombi urumva. Ndetse ahangaha nongera no kwisegura kuko niko umuntu ameze niko umuntu aremye. Iyo tujeneralije abakongomani tugajeneraliza abarundi, ayo makosa turayakora kenshi. Ariko rimwe n'imwe byo tubabarese tuba tugamije. Hari abakongomani b'imfura bazima muri FARDC barimo urumva, mu Baruba barimo, bakanyuka bari n'abaruba bari abantu bose ubona, mu Bashi barimo, mu bandi bose barimo, muri bose. Kuki tutareba ibyacu tukajya kureba iby'ahandi? No kubera iki Sejusha ariko yasoje nabi. Yesu azasaba Museveni ati muzeyi ukora iki? N'ibyo ni uruganda rubaho, sibyo? Asejusha aba bantu bakwiye kwandika ibitabo kuri aka karere, sibyo? Yakibaza umujenda mu kindi gihugu, leave alone ikindi gihugu. Yego. Sibyo? Mureka kukirundaho amabuka miseri yanyu mukikoreza imisaraba mwibarije mwebwe mwabaje mukaza kuyikorera u Rwanda. Perezida Kagame yigeze kuvuga yuko ikibazo kiri muri Great Lakes region ngo kigereranywa n'umuntu wishwe, noneho yamara kwishwa n'abantu bakaza bagafata umubiri we umurambo we bakawushyira ku muryango bakawurambika ukajya ugurana iyo ntumbi utazi aho yaturutse. Mu by'ukuri ibi byose biri mu biyaga bigari. Yewe na Tshisekedi nigeze ahangana no mukuraho mushyiraho amaboko. Ni ikibazo dufite cya Tshisekedi. Nta kibazo cya Tshisekedi kiri muri Kongo urumva. Ni icy'ababirigi n'icyo mu burengerazuba bw'isi n'icyo nk'ibyo ngibyo badashaka ko ibintu bijya mu buryo urumva. Bakoreshwa nka rya zuru ry'indogobe, sibyo? Kugira ngo ize itware ihema twari twihishemo. Yego. So kudo chapeau kuri General Sejusa, icyaduha n'abandi ba general nk'abanga mu karere, kandi icyaduha ibyo bavuga bikumvikana. Uyu ni umutasi ukomeye wa Uganda wanditse ibi ngibi, ariko ubwo ndayishimiye ntiyamusoma. Cyokora ndaje mugire ndebe Twitter mu mugire nyiri tweeting nyiri posting mu mentioning ndabikora kandi urumva. Nibura none se umujendera ukomeye dushobora kwibanisha Sandrine hagati ahanga, ariko baravuga ati bara nibabana bakunga ubumwe bagacuruza bakagira gute, ntacyo tuzabona ntacyo tuzagira gute urumva. Bashishikajwe no gutwara ibyacu. Ese Trump yaje agashinga uruganda rutunganya koruta na rukora n'amabateri irubaya imasisara ya Kicanga, amabuye akajya ava Kicanga na Mweso akazamuka akava Rubaya akazamuka Mweso akajya Kicanga bagakoramo amabateri akora imodoka ko babitwara ngo bajye kuzikorera mu Burayi. Ariko Tshisekedi arakoma amashyi, abantu barakomera amashyi. Jewe ntabwo nshobora gutrustinga ibintu by'abanyamerika muri aka karere. Ntabwo twashwara nabo twabana urumva, ariko mukabana ubazi byanaba ngombwa kano kane babwira. Yego. Ubundi se wabiki? Reka twikomereze ku zindi. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe,
ikibazo niyo hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito. Bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.